kora subscribe niba ari ubwa mbere uje kuri channel yacu, kandi niba usanzwe uyikoze tuguhaye icubahiro rwose, wicare ugubwe neza kuko duhari kubwawe. Imana rero iguha umugisha, nibagiye gukora like. Hanyuma tumwe na Diane, amahoro y'Imana bari nawe. Amen. Umeze ute? Meze neza. Kumva udashaka kuvuga? Meze neza cyane rwose. Meze neza. Ndabashuhuje mwebwe muri kunyumva. Mudukurikiye. Bishoboka ko ari n'ubwa mbere wabanza ukabibwira. Okay, nitwa Ntakirutimana Diane. Ndi umuhanzi. Ntakirutimana Diane. Ndi n'umuririmbyi. Uri n'umuririmbyi. Niko kazi cyangwa se ni wo muhamagaro wawe muri makeya. Diane. Nekereza ko iyo ubyutse mu gitondo, ubyuka mu gitondo ukarambura amaso yawe, ukora iki? Murakoze. Nkibyuka mu gitondo ikintu mbasha gukora, ndabanza nkasenga nkashima Imana yuko mbyutse ndamahoro, nkabanza nkashima Imana yuko mbyutse meze neza, numva umubiri wanjye uri gukora neza. Narangiza nkakaraba mu maso, nkatangira gukora imirimo yo mu rugo. Ndabyuka nkakaraba ati, ariko reka hajya mu mihamagaro yawe ufite, cyangwa se mu mihamagaro wo wumvamo y'Imana ni iyihe? Usibye kuririmba hari undi muhamagaro waba ufite? Umuhamagaro cyangwa se impano? Indi mpano mfite ni izi mpano ebyiri. Impano ya mbere niyo kuririmba, nkicara nkandika indirimbo, nkayitekerezaho nkayishakira melody, nkayandika. Indi wa kabiri rero, iyo mvuze ngo ngiye gusenga, ndagenda nkasenga nkaririra Imana. Bibiliya itubwira abagore bazi kurira, naye nzi kuririra Imana, nzi kwinginga Imana. Hari umuntu wize kuduha ubuhamya ngo yagiye mu butayu, ngo ararira, ngo abwira Imana ngo afata n'isafuriya, atwara n'ifu, asonga y'ubugari. Ubundi nyine iyo ugiye imbere y'Imana urirekura, mbese ukayiririra nk'aho muri kuvugana, muri kumwe gutyo. Nanjye rero nuko ndagenda nkarira, mbese n'ibimwira bikaza. Rero nk'iyo ndi gusengera umuntu yamaye nk'ikivuga ati ndashaka yuko unsengera, ndagenda nkamutakambira Imana, nkarira nk'uko Bibiliya ivuga ati ngo bashaka abagore bazi kurira, ndamuririra. Impano rero ya kabiri niyo nzi kuririra Imana, nzi kwinginga Imana, mbese no gusengera abantu muri rusange. Muri make se ufite iyo mpano yo gusengera abantu? Yaje ite? Uburyo ntago wamenya iby'Imana birikora uko ugenda. Mbundi ukivuga ngo Yesu nteye intambwe, ndakwemeye nk'umukiza wanjye, ngwino uyobora ubugingo bwanjye, ntabwo ubimenya. Uko ugenda usenga, Imana igenda iguha izindi mbaraga, udashaka kumenya aho ziva. Ariho hahantu mu buryo bwo ukuntu ugenda Imana iguha izindi mbaraga, ariho hahantu Imana igenda iguha izindi mpano zitandukanye. Mu by'ukuri njyewe ubuhanzi nkiri umwana niyumvagamo kuririmba, nkumva mbese izi ndirimbo zisi nari ntarakizwa nayo nkiri umwana. Nicyo kibazo nangiye kubaza ngo watangiye kumva iyo mpano y'ubuhanzi ryari? Nkiri umwana njyewe nari nzi indirimbo, ndi umunyeshuri niga muri primaire, nari nzi indirimbo, mbese akarimbo kasohotse nakumvaho rimwe kabiri, ubwa gatatu nkaba nawe ugahita uyicecira. Nta ndirimbo nimwe ndibuka. Mama wanjye nawe yajyaga umbwira ariko nkawe nta ndirimbo utazi, ugiye kuzaba umuhanzi. No muri karitsiye iwacu ahantu twabaga, abaturanyi baravuga ati Diane uzi indirimbo zose zibaho zose, akarimbo kasohotse kose nawe bukazi. Nkiri umwana rero nakundaga kuririmba, ariko burya kumenya kuririmba ni kimwe, gufata ubwenge bwo gufata kumenya kuririmba ni kimwe, no kuvuga ngo ngiye ntekereza amagambo, nyandike, nyashakire melody, ijwi, ku buryo indirimbo ushobora kubasha kuyisohora abantu bakayumva. Nacyo ni ikindi. Nubwo bwose nakuze numva nkunda kuririmba, nabaga no mu makorari, ariko impano yo kuvuga ngo kumenya kwandika gusa Imana yabimbwiragaho,
ariko ejo bundi nibwo ntangiye kuvuga ngo reka nandike indirimbo nishakire ijwi nyijyane muri studio ikorwe abanyarwanda bayumve. Ibyo rero byavuye he? Ni ugusenga cyane nshizeho umwete. Narasenze nshiraho umwete mbwira Imana wampishuriye impano yanjye. Uyu munsi Diane ni umuhanzi w'indirimbo zo kuramya Imana. Diane, ndashaka kugira ngo muri iyo mpano yawe yo kuririmba bashafata isi y'umuntu kwavuze ngo ni umuhanzi ngo himbaza Imana, turirimbiremo nibura nk'indirimbo imwe muri izo ufite twumve ijwi ryawe. Murakoze. Iya mbere nakoze ivuga ku rukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana. Ase Diane, yandi yo kuma nje nakubwiraga nibura wadusogongezaho muri bya bihangano byawe tukumva n'ijwi rya Diane. Ndabizi ko ufite indirimbo nyinshi ariko gira nk'imwe yaza bugufi twumve. Murakoze. Iya mbere iravuga ngo ninde watanga umwana we w'ikinege ngo acungure bagenzi be, ninde wakwemera urupfu rw'umwana we ari we wenyine afite, ninde watanga umwana we w'ikinege ngo acungure bagenzi be, ninde wakwemera urupfu rw'umwana we ari we wenyine afite. God is beautiful, God is beautiful, God is beautiful. Iyo ni ya mbere. Kandi ndumva ijwi rigenda riza, ndumva ugerageza buriya. Diane, muri iyi minsi ubona ko tuvuge niba ari iterambere, niba ari ibintu bigenda bihinduka. Kera umugore yarakandamijwe cyane. Umugore yarakandamijwe, wabona nk'umugore utwara imodoka ukikanga, wabona umugore utwara moto ukikanga. Ariko muri iki gihe kivuga nko ku buringanire, wumva umugore no gukora imirimo y'Imana no gukora iyi mirimo yose imeze nk'iya kigabo, wowe ubyumva uyu munsi gute? Murakoze. Uko mbyumva, mbere na mbere turashimira nyakubahwa Perezida Paul Kagame wahaye umugore ijambo. Mu by'ukuri mbere twari habi, twari duhejwe mu mirimo yose. Ngo kera ngo nta mugore ngo waryaga ihene, mbese mbere abagabo bari ibisambo, ugasanga nimba ari ako kaboga ngo katurutse ku ihene ngo umugore ngo ntiyakaryaho. Ariko ubu ngubu kabisa muzehe wacu mukuri, reka tuzamuke muri ya ntego yacu tuyivugiye rimwe ivuga ngo turi kumwe. Reka tuvuge twese hamwe turi kumwe. Turagukunda muzehe wacu, turagukunda cyane Paul Kagame, turi kumwe. Turagukunda cyane, babyumve ko turi kumwe nawe. Turamukunda, ni umusaza mwiza, ni imfura cyane, kandi turamusengera uko bwije nuko bukeye. Ni umubyeyi mwiza cyane Imana yahaye Abanyarwanda, kuko abagore uyu munsi bageze kuri on top mu Rwanda, ahantu heza cyane. Ubu nta gikorwa na kimwe duheje. Urabona muri minisiteri arakubitamo bote, agakubitamo igisarubete, akurira igikwa kabisa, ugasanga ari mu mirimo. Moto yarazibahaye z'amashanyarazi, moto aratwara moto nta kibazo, ugasanga ari gutwara perime yarayabahaye. Za Ritiko basigaye bazitwara abagore, mu gisirikare musigamo n'abasirikare bafite amanyeta akomeye. Abagore utabavuga mbere no mu itorero, abagore mu matorero ugasanga umugore ni pasiteri, ba Pastor Mignoni murabazi. Arahagarara ku ruhimba akabwiriza abagabo biyubashye, akabwiriza abasaza n'abakecuru. Mbese ubuse koko muzehe wacu turi gubwa neza, turi kumwe rwose, tukuri inyuma.
turamushyigikiye cyane ubwo rero njye ndamushimiye uruhare rwanjye ndamushimiye cyane kubera yuko abagore twahawe agaciro duhabwa ijambo kuko n'igihugu cyacu urabona ko kiri gutera imbere kiri kwihuta mu iterambere kuko usanga ibikorwa bikomakomeye kenshi ari iby'abagore arega n'ubwo buhanzi burya abantu babukorera ahantu hari umutekano bakabukorera ahantu hatuje bigatuma rero abantu barushaho kugira gute kugubwa neza ubwo rero yewe rwose ndamushimiye ubu ndi umuhanzi mbese ubundi hari ahantu kera umugore atakandagiraga ngo agiye kuririmba niyo mpano yawe wabaga uyifite uri umugore ntimenyekane igaheranwa nyine kumva ntiwakandagira ku ruhimbi mbese muzehe wacu turamushimiye kandi n'abagore bafite ishyaka ryo gukora bafite ishyaka mbese umutima wo gukora bafite imbaraga bari mu mirimo itandukanye kabisa Imana ibaha umugisha mukomeze mwaguke mu bitekerezo kugira ngo muteze igihugu cyacu imbere. Diane ndashaka ngo tuze guhuza umugore w'umunyamasengesho uba mu itorero duhuze umugore ubwo nimvuga umunyamasengesho mvuze na ya mirimo yose ya mihamagaro yo kuririmba no kugira gute hanyuma duhuze n'umugore urugo sibyo urumva n'umugore umwe ugomba gukora imirimo yose kuko usanga abantu benshi usanga kenshi harimo abagore bajya nko gusenga ugasanga ahera kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu aba mu butayu aba mu misozi ugasanga urugo usa nkaho rugiye kumubura wowe iyi mirimo uyihuza ute ese ntabwo ikwikira gahunda y'urugo rwawe hanyuma se ubwo ni ibibazo bibiri uyihuza ute wowe kabiri abo bantu wabagira iyihe nama usanga kenshi yirunde mu bintu bimeze nko guhanura cyangwa byo gusenga cyane akibagirwa umuryango murakoze rero biriya bintu buriya ngewe nimba mvuze ngo uyu munsi ni ku cyumweru nagiye gusenga ndabyuka mu gitondo nkora imirimo y'urugo ntegure breakfast abari bufate nanjye nkayifataho nkajya gusenga ubwo rero kuwa mbere ntago ndi bujye gusenga imirimo y'urugo rwanjye irabindeba ndabanza ntunganye iby'urugo rwanjye nite ku mutware nite ku bana mbone kugira ute mbone kuvuga ngo ndasenga kandi gusenga nabwo ntago ari ukujya mu butayu gusa rega Imana aho tugenda hose turi kumwe ubutayu buranafunze ariko mubanze mubwiye abantu ko ubutayu ntabwo bwemewe ubu barabufunze kubera yuko ariko n'impamvu babufunze mushumba reka nkubwire n'impamvu babufunze bwari burimo akajagari bwari bufite akajagari bari bamaze no gupfirayo benshi ndashimira abantu bafunze ubutayu kubera yuko wasangaga umugore arabyuka kuwa mbere ntashashe igitanda ntafuze imyenda y'umugabo ntiyogeje ibyombo ntakoropye ugasanga mbese mu nzu ye harajagare ngo yagiye gusenga ese wagiye gusenga iki ko Imana nayo dufite Imana y'itsirimu Imana nayo ikunda isuku nimba usize iwawe hanuka imyenda y'umugabo ntifuze ngo ugiye gusenga ibiki ese Imana yo urumva iri bwakire mu masengesho yawe mu rugo wasize bicika aho ngaho nimba agiye gusenga umugabo nataha araza acumura usanga uramucumuje usanga uramuremereje kubera iki kubera ko byaturutse ku bwenge bwawe bukeye kwirirwa mu butayu ejo kuwa mbere kwa kabiri cyangwa wagiye gusenga mu byumba ni mwebwe mwaduteje umuraba kugira ngo bafunge ubutayu kuko hariya umugore w'umunyabwenge yapangaga imirimo ye y'urugo neza agafata n'igihe cyo kujya muri ubwo butayu iyo usanga n'abahanuzi bayobye babavangirirwaho nabo bose ngura mugabo wose uwawe ni nk'abo bose none se reka nkubaze wakwirirwa wahera kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane ngo wagiye gusenga mu butayu aho ngaho imyuka uhuriramo nayo niyo myinshi ugasanga kuko nawe ubwawe wakwigira umuhanuzi ukavuga ati ariko nimba nirirwa kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu ugasanga wigize umuhanuzi ugasanga urahura n'abantu bitondekeye iby'urugo rwabo neza baje kwivuganira n'Imana ugasanga umuvangiriweho uramucumuje mbese abo bantu rwose abantu bafunze ubutayu n'ibyumba rwose bagize neza kuko byari bifite akavuyo hanze aha ngaha hari abagore nimbivuga munyumve nabi hari abagore b'abapfapfa ntago mbatutse nanjye ndi umugore hari abagore b'abapfapfa usanga mbese ntibakoroganiza iby'urugo rwabo arabyuka gusa akabyuka agiye arabyuka akambara akagenda
ntateguye abana ngo bajya ku ishuri, n'ibitambaro mu mutwe rimwe rimwe ntabisokoje, ugasanga n'umusatsi saa izi ngizi hari umwadeperi. Mbese ni uko turi gutera imbere mu buryo abagore turashima dusigaye dufite isuku. ubu ni mbere washakaga gutungura nk'umwadeperi w'umugore ukavuga ati kuramo igitambaro, mana yanjye ugasanga umusatsi wamwikarageho, harimo amashuka yabyukanye, harimo ivumbi kandi ku cyumweru cyangwa se ari mu butayu. Ubwo rero reka nkubwire, mw'abagore mwe ntago mbatutse, ariko isuku ni mugire isuku yaba mu ngo zanyu, yaba ku bana. Ubu na minisiteri y'ubuzima irimo gukangurira abantu kugira isuku. Reka tubivuga hano aka kanya, isuku ni isoko y'ubuzima. Umuntu wese agira isuku mu rugo rwe. Isuku ni isoko y'ubuzima. Umuntu wese nagure mituweli do sante ntakarembere mu rugo. ngo urajya gusenga, ngo wagiye mu butayu, ngo wagiye gusenga guhera ku wa mbere, ugasanga ntugiye no gushaka uwo mugati w'abana, ntugiye no gukora ako karaka kugira ngo ubone mitiweli. Ibintu byose ntabwo ari iby'abagabo, ntabwo byose twabiharira abagabo ngo abe ari byo babikora, kuko nyine turabafasha. uri kumva, ugasanga ushobora guhura n'ikibazo ukabura uko ukitabaramo ngo bagiye ngo gusenga. Reka nkubwire rero, njye inama nagira abo bagore, inama nabagira, kora imirimo y'urugo rwawe uyoroganize. Numara kuyoroganiza, isuku hafi aho mu rugo, isuku ku mubiri, nurangiza uvuga ati bana banjye muze twicare hano muri salo duhamagare iyaturemye, duhamagara Imana irumva. Ariko wari uzi yuko ushobora kugenda mu nzira umutima uri hamwe uvuga ati ngiye kugenda nsenga, ukava ku murindi ukagera 15, reka tuvuge iminota ukagaruka uri gusenga, kandi icyo wari uri gusengera kandi icyo wari uri gusengera Imana ikacyumva kandi ikanagisubiza. Ubwo rero Imana iriho, ibereye hose icyarimwe, itubereye maso. Hanyuma rero Diane, muri wa muhamagaro wawe uko nguko niko ubikora. Hanyuma Diane, muri za ndirimbo zawe nyinshi mu muzingo, hari n'indirimbo zimwe wagiye utangiye gusohora, waturimbiramo indi imwe twumva? Muzo nasohoye nta kibazo, uko byumva. Imwe nasohoye ivuga ku rukundo rw'Imana. Yego, wayihimbye kwanza uherewe. Banza urimbe numve, ndakubaza nyuma. Okay, gusa ndagira ngo mbwire abanyarwanda muri rusange, abantu hirya no hino, Afurika, East Africa, Asia na hose, Imana idukunda urukundo ruhebuje. Yego, idukunda urukundo ruhebuje. Hahandi Imana n'umubyeyi, hahandi umubyeyi yigomwe agatanga umwana wayo w'ikinege. Yesu Kristo, mwibuke ko ari we watumye umwenda wari ukingirije ahera utabukamo, kugira ngo buri wese yigerereyo. Yesu Kristo, urukundo rwa Yesu ntirugira akagero. Ubwo rero naricaye umunsi umwe nagiye ndi gusenga, deja nari ndi no mu rugo, ntekereza ku rukundo rw'Imana, Imana idukunda. Numva ntirugira akagero, numva indirimbo njemo, numva ayo magambo njemo, nkurikije naho yankuye cyangwa se ubwo n'utwumva wese nawe yumva aho Imana yamukuye. Yes. Yego, nararirimbye abantu, maze umukunzi arambwira ati ngwino, nagutoranije mu magana y'abanyabyaha, erega abana banjye nabaremye mbakunze, nshaka kubaraga umurage w'ijuru. Maze umukunzi arambwira ati ngwino, nagutoranije mu magana y'abanyabyaha, erega abana banjye nabaremye mbakunze, nshaka kubaraga umurage w'ijuru. Narabatekereje maze ndabarema, nubwo Satani yazanye ishyari ryinshi, ariko bana banjye nabaremye mbakunze, muhumure bana banjye mbitayeho. Narabatekereje maze ndabarema, nubwo Satani yazanye ishyari ryinshi, ariko bana banjye nabaremye mbakunze,
muhumure bana banjye mbitayeho. Imana itwitayeho, iradukunda kuko yaturemye idukunze. Ntabwo Imana yaturemye itwanze, banyarwanda rwose mwumve cyane, ntabwo Imana yaturemye itwanze, Imana iradukunda. Imana ni nziza. Hari indirimbo mfite ivuga ngo, ntabwo ndayisohora, ivuga ngo ninde wakwemera urupfu rw'umwana we ngo acungure bagenzi be, ninde watanga umwana we w'ikinege ari we wenyine afite. Umuntu wabishobora yandike muri comment, pasiteri azambwira, yandike muri comment yuko ashobora gutanga umwana wacu n'ufite batanu ntiyakoraho n'umwe w'ikinege ngo acungure bagenzi be. Basi igitero cya kabiri kiravuga ngo ese umubyeyi yemeye ku mwana we acungura bagenzi be, none urumva umwana we yabyemera gucungura inshuti ze. Ese umubyeyi we aramutse yemeye, reka tubivuge umubyeyi w'isi, reka tuvuge yuko wenda aramutse yemeye, ariko impamvu ndi kuvuga ngo wenda sinzi ko hari uwabyemera, aramutse abyemeye akagira umutima wo kubyemera, akagira wa mutima wa Aburahamu, akabyemera yuko umwana we ajya gucungura bagenzi be. Ese umwana we yabyemera akajya gucungura inshuti ze? Uwo mwana yakemera kujya gucungura izo nshuti ze? Umwana ubyemera urubyiruko mu nyuma nyandikira comment. Kare wavuze uti njyewe nemera muzehe wacu, ndamwemera cyane. noneho urimbye n'indirimbo y'urugamba cyangwa se yo gukunda, kwavuze ko umwemera.